kuzinduka cyangwa se kuza kare ku munsi w'ijuma uje gusari iswala y'ijuma. Ese bifite akahe gaciro? Nuwuhe mwanya cyangwa se nubuhe buhambare buri kuzinduka kuza gusari ijuma? Ibyo byose turabirebaho bi'idhnillahi ta'ala. Yenda ejo kubera ko ari umunsi w'ijuma twanabifatiraho, wenda tukabona ibi byiza turi buze gusanga muri iki cyicaro cyo kuzinduka ku munsi w'ijuma. Tugeze ku cyicaro cya 30, tukaba tubura ibyicaro 10 gusa kugira ngo turangize igitabo. Icyicaro cya 30 umwanditsi rahimahullah yakigeneye at-tabkiri ila al-jum'a, kuzinduka cyangwa se kuza kare ku munsi w'ijuma uje gusari iswala y'ijuma. Ese bifite akahe gaciro? Nuwuhe mwanya cyangwa se nubuhe buhambare buri kuzinduka kuza gusari ijuma? Ibyo byose turabirebaho bi'idhnillahi ta'ala. Yenda ejo kubera ko ari umunsi w'ijuma twanabifatiraho, wenda tukabona ibi byiza turi buze gusanga muri iki cyicaro cyo kuzinduka ku munsi w'ijuma. Umwanditsi rahimahullah, Allah mugirire impuhwe, aravuga ati inna yawmal jum'ati afdalu ayyamil usbu'. Mbere na mbere umunsi w'ijuma ni umunsi Allah yagize umwihariko, ni umunsi w'agaciro mu minsi y'icyumweru. وقد صرف الله تعالى عنه الأمم السابقة. kandi uyu munsi wahinduwe cyangwa se wahawe umma cyangwa se abantu batubanjirije, waja'alahu yawman fadilan li hadhihi al-umma al-marhuma. kandi nanone uyu munsi w'ijuma ugirwa umwihariko, uhabwa n'agaciro gakomeye kuri iyi umma yagiriwe impuhwe na Allah subhanahu wa ta'ala. wa fihi min al-a'mal as-salihah, kuri uyu munsi w'ijuma habonekamo ibyiza byinshi. ma yuhsinu bil muslimi al-hirsu alayha, kuba umuyisilamu yarangwa nabyo kuri uyu munsi w'ijuma. muri aka kanya umunsi w'ijuma wanatangiye, birasabwa ko wowe muyisilamu watangirana n'ibyo byiza guhera nonaha iri joro ryinjiye ry'ijuma, kubera ko ku munsi cyangwa se iminsi ya Kisilamu umunsi utangira isa 12. ubu ngubu ijuma yatangiye, bibaye byiza tumaze kumvira isomo twarishyira mu bikorwa abavandimwe Islam. Umuyisilamu rero mwiza akagombye gukurikiza ibi bintu bigera muri 6, akaza ari kumwe nabyo, wal itiyanu biha wa minha, harimo ibi bikurikira: at-tabkir fi dhihabi li salati al-jum'a, tugomba gushyiraho umugambi no kuzinduka gusara umunsi iswala y'ijuma. guhera aka kanya wakagombye gushyiraho umugambi w'ukuri buze kuzinduka, ukarangwa cyangwa se ukisanga mu bazindutse mu ba mbere bari ku murongo wa mbere ku munsi w'ijuma. umwemeramana umuyisilamu mwiza yakagombye kuba afite icyo gitekerezo, afite n'uwo muhate, afite n'uwo mugambi mwiza. icya kabiri, al-ghuslu wa tanadhuf qabla al-jum'a. ikindi tugomba kwisukura, koga. ni na sunna koga ijanaba ku munsi w'ijuma, ndetse tukanisukura tukambara imyambaro myiza, tukitera imibavu ku bagabo, tugasana neza ku munsi w'ijuma. icyo ni icya kabiri. icya gatatu, an yadhhaba ilayha rajilan, kandi agomba kuza hano cyangwa se agomba kuza gusara ijuma, byiza cyane kuza n'amaguru. ibyo bigomba kurangwa cyangwa se bikarangwa n'umwemeramana, umuyisilamukazi n'umuyisilamu, by'umwihariko umuyisilamu ushaka kubona ibyiza ku munsi w'ijuma agomba kuza n'amaguru, ni nayo sunna. nanone icya kane, an yaqra suratul kahfi, agomba gusoma suratul kahfi byibuze aya 10 za mbere za suratul kahfi. hadithi nyinshi zitugaragariza yuko umuntu uzasoma suratul kahfi aya 10 za mbere, Allah azamuha urumuri kuva ku juma kugeza ku yindi. mu yindi hadithi bakatubwira yuko Allah amuha urumuri kuva ku juma kugeza ku yindi, ndetse akamurinda na Masihid Dajjal.
ni byiza rero kuba ku munsi w'ijuma wasoma suratul kahfi. Ahangaha binadusobanukire cyangwa se tunamenye yuko umuyisilamu yakagombye kugira uruhare mu kwiga suratul kahfi, kuko byaba bibabaje kuba umaze imyaka 30 mu dini ya Islam byibuze utazi no gusoma suratul kahfi. Wenda kuba warayifashe mu mutwe ni ibindi, ariko ni byiza kuba wasoma suratul kahfi ukabuza uburyo bayisoma, kubera ko ifite ibyiza byinshi. Wenda ntago ari ryo somo gusesengura no kumenya ibyiza bya suratul kahfi, ariko turi kuvuga ibyiza umuyisilamu yakagombye kurangwa nabyo kuri uyu munsi w'ijuma. Nanone icya gatanu, an yataharra sa'atul ijaba, agomba gufatirana ya saha y'ibisubizo. Isaha y'ibisubizo ni ihe? Ni isaha yo ku munsi w'ijuma Allah atubwira ko umuntu uzayisabamo iduwa, iduwa itazigera isubizwa inyuma. Abamenyi bakatubwira ko wa arjaha al-aqwal fiha qawlan, kandi hari imvugo zigaragaza ayo masaha. Izo mvugo zifite imbaraga n'imvugo ebyiri, arizo inda dukhuli al-imami hatta nihayatu as-salah, kuba iyo saha itangira igihe imamu yinjiye mu musigiti agiye gutanga khutba kugera ku mpera y'iswala. Iyo ni isaha bamenye bagaragaje yuko iyo saha iyo isabye miduwa, iyo duwa yakirirwa idasubizwa inyuma ku munsi w'ijuma. Ibi ni umwihariko ku munsi w'ijuma. Indi mvugo ivuga ko akhir saa ba'da al-asr, bigaragara ko ari isaha ya nyuma ya al-asr. Nukuvuga ba'da al-asr, nyuma ya al-asr, isaha ya nyuma kugira ngo yinjiremo al-maghribi, yinjiremo iswala ya maghrib. Ufatira niyo saha ugasaba Allah kagusubiza nta kabuza. Hanyuma icya gatandatu, an yukthira min as-salati was-salam ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, agomba gusabira dua cyangwa se agomba gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, agahozaho ubusabe Allahumma salli ala Muhammad inshuro nyinshi cyane zishoboka ku munsi w'ijuma wa laylataha, ndetse nijoro ryawo. Ubwo guhera nona ni byiza yuko watangira gusabira intumwa y'Imana, no ku manywa y'ijuma ugasabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Wa ghayri dhalika min al-a'mal mimma warada dhikruhu fi kitabi Zad al-Ma'ad Ibn al-Qayyim. N'ibindi bikorwa twareba byinshi, ariko Ibn al-Qayyim yashyize mu gitabo cye cyitwa Zad al-Ma'ad rahimahullah, Allah mugirire. Nyuma y'ibyo bintu bitandatu bavanywe wa Islam, hal ta'ammalta fadilatu at-tabkir ila al-jum'a, ese watekereza cyangwa se turebere hamwe tunatekereze, wari watekereza ku byiza byo kuzinduka mu swala? Turebye ibikorwa umuntu ashobora gukoramo, ariko se twari twatekereza tukanarebera hamwe ibyiza byo kuzinduka ukaza mu bambere ku munsi w'ijuma, ku swala y'ijuma. فقد أخرج البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم. muri Bukhari na Muslim twamaze kubonamo hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ivuga ati, man raha fi as-sa'a al-ula faka'annama qarraba badana, umuntu uzazinduka ku munsi w'ijuma akaza mu bambere ku saha ya mbere, azaba ameze nk'uwatambye ingamiya. Bavani wa Islam, birashoboka biranoroshye, waba ukennye waba ukize, kwandikirwa ibihembo by'umuntu watambye ingamiya. Iyo hadithi twajyaga tuyumva iboneka mu gitabo cya Bukhari na Muslim, kandi hadithi ziboneka muri ibi bitabo bibiri, izo hadithi ziba zizewe nta kabuza, ziba ziri sahih. Hanyuma hadithi gakomeza ivuga ati, wa man raha fi as-sa'ati ath-thani aw ath-thaniya faka'annama qarraba baqara, n'umuntu uzaza ku saha ya kabiri
azindutse, urumva hari abaje ku saha ya mbere, ku saha ya kabiri azaba ameze nk'umuntu utambye inka. Namwe mwumve buri juma ukaba umeze nk'umuntu utambye inka cyangwa se ingamiya. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. kandi nanone umuntu uzaza ku saha ya gatatu, ubwo n'uwakerereho kuruta uwa kabiri akaza ku saha ya gatatu, azaba ameze nk'umuntu watambye ihene cyangwa se intama. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب الدجاجة. n'umuntu uzaza ku saha ya kane azaba ameze nk'umuntu utambye agakoko cyangwa se inkoko. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. nanone umuntu uje ku saha ya nyuma yakererewe cyangwa ku saha ya gatanu yaje nyuma y'abazindutse, aba ameze nk'umuntu utambye igi. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. hanyuma iyo bigeze kugi imama akinjira, urumva ko ni mu mpera imama akinjira agiye gutanga khutba, abamarayika bahita bafunga ibitabo nka hadith turi buze kureba imbere, bagiye kwiyumvira iki khutba. hari abamarayika turaza kubareba nabo bitwa bande, hanyuma noneho turebe n'icyo bakora nyuma yo khatibu yinjiye. فالتبكير إليها غنيمة عظيمة. kuzinduka ku swala y'ijuma ni iby'agaciro, bifite agaciro gahambaye. wa'atiyatun uzma liman wafaqahu Allah ta'ala. kandi bifite n'ingororano ihambaye kuri wa wundi Allah yashoboje kuzinduka. وإن الإنسان لا يستحي أن يكون نصيبه البيضة. kandi umuntu yakagombye kugira isoni cyane, wallahi umuntu yakagombye kugira isoni kuza muri babandi bagiye gutamba igi. ibaze nawe ku munsi w'ijuma wanditswe mu bantu batambye igi. في حين أن الكبار والمرضى حزوا على نصيب البدن والبقرة. mu gihe babandi tuvuga ko bashaje cyangwa se bageze mu zabukuru bagutanze gutamba ingamiya cyangwa se inka, byaba biteye agahinda. ubwo n'abasore tubwirwa n'abadafite ikibazo icyo ari cyo cyose, ngaho ibaze kwinjira mu musigiti watambye igi, abafite intege nkeya, baba abana batoya cyangwa se abari mu zabukuru cyangwa se abafite ubumuga cyangwa se abarwaye, bari gukora iki? baraho batambye ingamiya n'inka, wowe watambye igi kandi ufite ubushobozi. فتأمل كثير بتكرزه كان مفادم الإسلام. فهل حاولت أن يكون لك النصيب الوافر من الساعة الأولى في هذه اليوم المبارك ولو في بعض الجمعات؟ ese waratekereje cyangwa se warigeze gushobozwa cyangwa warigeze gushobora kuba wagaragara mu bazindutse mu juma zatambutse cyangwa se mu zimwe mu juma zimwe byibuze wigeze ugaragara mu bantu ba mbere? إن التبكير إلى الجمعة هو سويعات يقضيها المسلم في بيت من بيوت الله تعالى. nukuvuga ngo wazindutse cyangwa se mu kuzinduka ni bimwe mu bintu bituma umwemeramana akora ibikorwa byinshi mu nzu z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. muntadhira lis-salah, icyo gihe aba yazindutse ategereje iswala. ذاكرا لله تعالى بما يوفقه الله إليه من الأقوال والأفعال. ndetse ari gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala mu byo Allah yamushoboje, haba mu mvugo cyangwa se mu ngiro. mu mvugo ni ugukora dhikar, ni ugusingiza Allah, ndetse mu ngiro ni ukuba yasari sunna, ni ukuba yasari iswala ya tawba, ni ukuba yasoma Qur'an n'ibindi bigiye bitandukanye. وذلك فضل عظيم يؤتيه الله تعالى من يشاء. kandi izo ni ingabire zihambaye zinakomeye Allah aha akanagabira uwo ashatse. wallahu dhul fadlil azim.
kandi Allah niwe nyiringabire zihambaye. Hadha min jihati, icyo ni igihande kimwe, ni ukuvuga kuba wazindutse bigufasha kuba wakora zikari zigiye zitandukanye. Hanyuma mu rundi ruhande, wa min jihati ukhra huwa yuhanni bitilka as-sa'at وتقر عينه بدعوة الملائكة له بقولهم. Sinibyo gusa, ibyo bintu ubona umwanya n'akanya ko kubikora mu gihe hari abakabuze, uburi no gusabirwa n'abamarayika amaduwa cyangwa se ubusabe bugera muri bune. Abamarayika basabira umuntu wese uri mu musigiti ategereje iswala, bamusabira ibi bintu bine bavanywe Islam. Baravuga bati Allahumma ighfir lahu, mana babarira uyu mugaragu wawe. Kandi abamarayika ma'sumin, n'abazirafuti, nta cyaha bakora. Allah aratubwira muri Qur'an agira ati la ya'suna Allah ma amarahum, ntago bajya basuzugura Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu byo yakoze iki yabategetse, wa yaf'aluna ma yu'marun, kandi bakora ibyo bategetswe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaho ibaze none abamarayika barenze igihumbi, barenze ibihumbi, bari gusabira wowe wicaye mu musigiti bavuga bati Allahumma ighfir lahu, mana babarira uyu mugaragu. Turabizi twese turabanyamakosa, kulluna khata'un, twese turabanyamakosa, twese dufite nuqsan, dufite intege nke, dufite amakosa menshi, dukeneye impuhwe kuyiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatubabarira. Ngaho noneho ibaze abamarayika bari kugusabira imbabazi. Icyo ni icyambere bagukorera. Icya kabiri barakusabira bagira bati Allahumma arhamhu, mana mugirira impuhwe. Kandi uwo Allah yagiriye impuhwe nta kimukoraho bavanywe Islam. Uri mu mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala biba biri aksi n'uri mu muvumo w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uri mu mpuhwe za Allah, Allah ntashobora kumuvuma. Uri mu mpuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ntashobora kugira ikibazo icyo ari cyo cyose. Ni nayo mpamvu mubona hari abagaragu babayeho ukibaza ukuntu babayeho bikakuyobera. Nta kazi bagira, n'akazi bafite kaba gatanga umushahara muke cyangwa se amafaranga make, ariko ukabona babayeho ubuzima bwiza. Hari igihe usanga ari dua y'abamarayika baba bamusabira bitewe n'ibikorwa arangwa nabyo bavanywe Islam. Iyo ni dua ya kabiri abamarayika bagusabira wowe uri mu musigiti utegereje iswala. Nta nubwo ari n'iswala y'ijuma, na n'ubu duhagaze hano cyangwa se twicaye aha muri iki cyicaro dutegereje iswala ya Isha'i, abamarayika bari kudusabira iyi dua. Nanone dua ya gatatu baravuga ati Allahumma salli alayhi, mana turasabira uyu muntu ko wamuhundagazaho imigisha. Bavanywe Islam, umuntu wahundagajweho n'imigisha niyo yacuruza igirira agenda, niyo yacuruza amazi mu gashashi, ubuzima burakomeza. Ariko umuntu wabuze umugisha bavanywe wa Islam, Allahu akbar, niyo watunga miliyoni ntacyo ziba zimaze, ziba ari imibare gusa, ariko nta mutuzo, nta mugisha, ibintu byose bipfa. Nanone dua ya nyuma bavuga ati Allahumma tub alayhi, mana mwakirire tawuba ye. Bavanywe Islam, ni kenshi duhura n'ibizazane bitewe na tawuba zacu zitakiriwe. Ni kenshi duhura n'ibibazo bitewe n'iki? Bitewe nuko twabuze tawfiq yo gukora tawuba. No gukora tawuba ni tawfiq, ni Allah ugushoboza abavandimwe wa Islam. Hanyuma umwanzi hafidhahullah arakomeza tubwira ati falau ta'ammala almutaakhiru ma yanaluhu almutaqaddimu, ngo uwakererewe aramutse yeretswe akanamenya ibyo uwazindutse yabonye min al-ujur, mu byiza, wal minah, no mu ngabire yahawe, labadara kama yubadiru almuwafiqun, yari kuzinduka, ntago ijuma yari kuzongera kumucika atazindutse bavanywe Islam. Wa amila ma yakunu sababan litabkirihi, iyo aza kubimenya ari gukora impamvu zose zishoboka
zituma ashobora kuzinduka, harimo kuryama kare, harimo kuzinduka akarya kugira ngo inzara itaza kumwica, harimo kuba yamaze gutunganya ibintu byose azakenera ejo kugira ngo nta kintu kiri buze kumutinza abavandimwe Islam. Wa mubadaratihi li hadha al-amal al-mubarak, ndetse akabizindukira agakora iki gikorwa cyujemo umugisha. ورد في حديث الصحيح صحح بعضهم وحسنه آخرون قال صلى الله عليه وسلم. ibi bintu cyangwa se hadithi dukuramo ibi byiza, bamwe mu bamenyi bavuze ko iyi hadithi iri sahihi yizewe, n'abandi bavuga ko iyi hadithi ari nziza. bavuga ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igira iti man ghassala yawm al-jum'a, umuntu uzajya muri dusha agakaraba ku munsi w'ijuma, waghtasala akitunganya, wabakara akazinduka, wabtakara akagerayo kare, wamasha walam yarkab akagenda n'amaguru ntiyurire ikigenderwaho, ubwo hano turavuga imodoka, wadana min al-imami akegera imamu mu gihe ari gutanga khutba cyangwa se akegera khatib, wa ansata wastama'a wa lam yalghu, ngo akumviriza khutba neza ntazanyemo imikino cyangwa se ntarambirwe, kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, Allah azamuha ibyiza bingana n'umuntu wafunze umwaka ndetse akanahagarara n'igihagararo umwaka. Mwumve abavandimwe wa Islam, reka nsubiremo mwumve, kandi ntago ari ibintu bikomeye. Umuntu uzabyuka, ni ukuvuga turamutse turyamye, Allah duhe kubyuka, ejo ukabyuka ukazinduka ugakaraba ukitunganya, ukazinduka ukagera mu musigiti kare, ukegera khatib, ukumviriza iki? Ukumviriza khutba kandi ushishikaye nturambirwe. Ni ukuvuga ngo buri ntambwe wateye Allah yandikamo iyo ntambwe ibyiza nk'iby'umuntu wafunze igihe kingana n'umwaka, n'uwasaye qiyamul layl igihe kingana n'umwaka. Bavandimwe Islam, ibi byiza tubona kuki tutabikora? Bavandimwe Islam, ni iki kitubuza kubona ibi byiza kandi tuba dufite byibuze umwanya rimwe na rimwe tunafite n'iki? N'akazi katwemerera kuzinduka tugasari umunsi w'ijuma. Bavandimwe Islam, min babil faida, kugira ngo twunguke, hari umwe mu bayisilamu la nuzaki ala Allahi ahad, ntago turi kugira ngo dutake bamwe mu bantu. Yarambwiye ati wallahi bitewe n'ibyo nabonye mu kuzinduka ku juma, ntago nshobora kwemera akazi ko ku munsi w'ijuma, kugeza ubwo nagiye mabwa akazi karenze 400. nkabasaba nti ku munsi w'ijuma mwanyemerera sinkajye nkora, bitewe n'ibyiza yahasanze. Uwo muntu twariganiriye amaso ku maso, arambwira ati wallahi ngiye ku munsi w'ijuma fajiri mbyuka kabla al-fajr, mbere ya fajiri nkoga nkitunganya, nkitegura ijuma mbere ya fajiri, hanyuma njya gusari, nshobora kugenda ndiye kugira ngo ntaza gusonza, nkinjira mu musigiti fajiri, nyuma ya fajiri nkagumamo nkakora azkar kugeza ubwo ijuma ikoze iki? Insanzemo, nkakomezamo kugeza kuri ya saha ya saa 11 mvamo baada al-isha. Ni umwe mu bavandimwe twaganiriye yambwiye icyo kintu kuva yagitangira, hashize imyaka 2 agikora. Ubwo tuvugana ubwo n'umwaka wa 3, hashize imyaka 2 agikora, ariko kuva yagikora aratekanye, ntago agira akazi ka buri munsi, ariko aratekanye isaha n'isaha. Allah ajya kubona akabona aramuhaye kandi akamuha akishima. Uwo muvandimwe yarabimbwiye, numva ngize agashyari keza. Ubwo ntago tubyita ishyari, ngize ishema, niko abasaza bambwiye, ngize ishema ryiza ryuko nanjye nabikora, nanjye ubabwira hasi nari nabikora. Abavandimwe Islam, muri kumva uyu muntu mwari mwabigerageza mwebwe byibuze ngo murebe itandukaniro? Wapi?
abimbwiye hashize umwaka sinari nabigerageza n'umunsi warimo, ariko Allah neri inkunga byibuze nzagerageze mbikore ba'da al-fajri ila ba'da al-isha. Ubukoreyemo na itikaf, ubukozemo azkari nyinshi cyane, ndetse unabonamo n'ibyiza by'iki by'uwakoze hijja na umra, kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iratubwira ati umuntu uzabyuka fajira agasari, amara gusari salatul fajri akaguma mu musigiti ku munsi w'ijuma, hanyuma izuba ryamara kurasa agasari sunna, azaba ameze nk'umuntu cyangwa se azabona ibihembo nk'ibyo wakoze hijja na umra. Ibi tubibwiwe nonaha dufite amahirwe Allah nadushoboza tukaramuka amahoro yuko dushobora kubikora, ariko se turabikora? Allah dushoboza. Uwo ni umwe mu bantu twihuriye tukabiganiraho w'umunyarwanda, nta nubwo ari n'abanyamahanga, ariko yarambwiye ati maze imyaka 2 mbikora, kuva nabikora mbayeho neza pe. Twikomereza isomo ryacu, wadhalika fadlu azim, ibyo ni byiza byinshi bihambaye. Yaqulu anhu al-a'imma, bamwe mu bamenyi baravuga bati la na'lamu hadithan fi shari'a yahtawi ala mithlu hadha al-fadl. Bamwe mu bamenyi batugaragariza yuko iyi hadithi dusomye umuntu uzoga neza akitunganya akazinduka akagerayo kare akagenda n'amaguru akicara imbere ya imamu, ibyiza sangamo nta yindi hadithi turabona irengeje iyi ngiyi bavanywe Islam. murumva ko gaciro. فلعلك أخي الكريم تكون جادا في تحصيل ذلك. ناهانجي ناهاوي هو كجرا كل بيبجيزا وفانو إسلام ولو في بعض الجمعات كونه نubwo tutabikora buri gihe, ariko tukagira amwe mu majuma byibuze dufitemo umwanya uhagije. Ubwo ndabwira abantu b'abanyeshuri bagifite vacances, ndabwira abantu bafite ubushobozi bwo kuzinduka ku juma nta kibazo kibiri bwangize mu kazi kabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kuba wabikora mu majuma amwe namwe, guhera ejo kuba wabikora ukabona ibi byiza bingana nk'ibyo wafunze umwaka wose akana sari qiyamul layl umwaka wose, nibizadushike bavanywe Islam. Muhtasiban li ajri inda Allah ta'ala, kandi ukabikora ukeneye cyangwa se wifuza ko Allah yaguha ibihembo byabyo. تخط تلك اللحظات أو تأخذ تلك اللحظات مطبقة شروط هذه الحديث. ibyo byiza wabigeraho mu gihe watunganyije ibisabwa kugira ngo ubitunganye mu bisabwa twabonye he muri hadith. Reka mbisubiremo mwumva. Umuntu uzoga ku munsi w'ijuma akoga akitunganya agasa neza akambara neza, akazinduka ku musigiti akahagera kare kandi akaza n'amaguru, yarangiza niyicare ku murongo w'inyuma, ahubwo akicara ahari hafi ya khatib cyangwa hafi yaho uri butanga ijuma ari, akumviriza khutba. Ibyo ni ibisabwa gusa, azabona ibihembo nk'ibyo umuntu wasibye umwaka wose, nk'ibyo umuntu nanone wasaye qiyamul layl igihe kingana n'umwaka. Kandi nanone ntago ari umwaka gusa umwe, bari intambwe zawe kuva mu rugo kugera ku musigiti, buri rutambwe umwaka. Nimba wegereye umusigiti byibuze ntushobora kuramo intambwe 100, ngaho ibaze noneho imyaka 100 y'ibyiza nk'ibyo ngibyo. Uko ujya kure ni nako biba byinshi. Ngira ngo turasobanukiye iyi hadith. Iyi hadithi irizewe. hanyuma bavanywe Islam, لعلك تحظي بهذه الفضل العظيم. iyo wakoze conditions zisabwa nk'izo tuvuze, wenda ushobora kubona amahirwe yo gukora iki, yo kubona ibi byiza bingana gutya. warada anna almalaika alayhim assalam, nanone tubikura muri hadith yuko abamalaika Allah bagiri abahe amahoni imigisha, idha kana yawmul jum'a
iyo bigeze ku munsi w'ijuma waqafat ala kulli babin bahagarara kuri buri muryango w'umusigiti min abwab almasjid buri muryango hano habara abamarayika ku badamu habara abamarayika hano hose aho abantu binjirira haba hari abamarayika bafite ibitabo yaktubuna man jaa ila aljum'a bandi ku muntu winjiye uwa mbere liste ya mbere umuntu wa mbere kandi y'umusigiti n'uyu al-awwala fal-awwala ku murongo uko bagenda binjira bababara fa idha kharaja al-imam iyo imama yinjira agiye gutanga khutba tawat al-malaikatu as-suhfa bahita bafunga bya bitabo wa dakhalat tastami' adh-dhikra wa fi riwaya al-khutba bakahita binjira bakumva khutba cyangwa se amagambo yo ku munsi w'ijuma abamarayika rero baza basatira ibyicaro byiza nk'ibi babita as-sayahun au as-sayahin fa idha kharaja al-imam iyo imamu yinjiye bahita bafunga ibyo bitabo naam fata'ammal kathiran fi maji'ika ila al-jum'a aina yuktabu ismak tekereza mu majuma yose umaze gusari wandikwa he muri ibyo bitabo by'abamarayika wandika mu wa mbere wandikwa mu banyuma cyangwa se winjira khutba yatangiye ni wandikwe hari abantu bibarwa ko batanasenze n'ijuma batabonetse muri liste y'abasenze ijuma baba isa ariko bataboneka muri liste dukomeje rero isomo ryacu ku byiza tumaze kubona by'umunsi w'ijuma no kuzinduka ku munsi w'ijuma ni byiza biri mu ntambwe igihe wagenze n'amaguru tukanabona na liste yandikwaho abantu uwa mbere winjiye kugeza ku wa nyuma imamu yinjiye umwanditsi aratubaza ati ese liste wigeze ushyirwaho washyizweho uri uwa mbere uwa kabiri cyangwa ni wanayigiyeho buri muntu wese agomba kwibaza iki kibazo cyane umuntu wese agomba kwibaza iki kibazo bavanywe Islam izina ryawe ryanditse mu bahe mu ba mbere mu ba kabiri cyangwa mu banyuma wa in kana kullu lahu fadlah kabone nubwo byose byaba bifite ibyiza byabyo wa ajruhu n'ibihembo byabyo lakin awwalul qa'ima yakhtalif an akhiruha ariko bigaragaza ko abari kuri liste ya mbere bafite ibihembo byinshi kurusha abakurikiye faman fa'ala as-sabab ruziqa al-jazaa uzakora impamvu azahabwa ibihembo uzagerageza agakora impamvu gusa Allah azamwandika muri abo wa in ajazta liwahdaka nibinakunanira uri wenyine fashadda azraka bi ahadi ikhwanika gerageza ubwire bagenzi bawe bagukebure ubwire babandi bakunze kuzinduka nubona bikugora kuzinduka ubwire babagenzi bawe bazinduka ubwire ati ni munsige muze kunyibutsa abantu ndashaka kuzinduka nkama ta'awunan 'ala al-birri wat-taqwa mu rwego rwo gukora iki rwo gushyigikirana mu byiza no mu gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko muri iki gihe abantu barazinduka bagiye mu muhuro abantu barazinduka bagiye muri boîte umuntu akabyutsa undi saa 8 z'ijoro tugende kandi ni abayisilamu kubw'ibyo rero kuba wabwira mugenzi wawe mugiye guzinduka ijuma ubona bikugora akavuga ati muzanyibutsa akagucaho ni bimwe muri at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa ni bimwe mu gushyigikirana mu byiza no mu gutinya Allah subhanahu wa ta'ala at-tabkir ila al-jum'a turacyavuga ku bijyanye no kuzinduka ku munsi w'ijuma wal qurbi min al-imami no kwegera imamu mu gihe ari gutanga khutba amalun kabir fadil ni igikorwa gikomeye kandi gifite ubuhambari fa inna Allah ta'ala yatajalla awliyaihi almu'minina fil janna mu byukuri Allah azagenda bihembera inshuti ze abamwegereye babemera Imana mu ijuru fi kulli yawmil jum'a kuri buri juma wayazurunahu biza ku munsi w'imeruka ku munsi w'ijuma nibwo tuzajya tujya kumureba Allah subhanahu wa ta'ala
burya ku munsi w'imperuka hazaba hari umunsi w'isoko, icyo bita umunsi w'isoko. uwo munsi azaba ari umunsi w'ijuma, aho tuzaba tugenda tujya kureba Uwiteka n'uburanga bwe. umuntu utari umuyisilamu ahita akubwira Allah se muzamureba ninde abibabwiye. Allah muri Qur'an aravuga ati wujuhun yawma idhin nadira, mu by'ukuri muri icyo gihe uburanga buzaba bubengerana ila rabbiha nadira, bureba Allah bubengerana, bureba umurezi wabwo. ibi ni bimwe mu bitugaragariza ko ku munsi w'imperuka tuzareba nde? Allah subhanahu wa ta'ala. mu gihe abatemera bavuga ko ngo na Musa byaramunaniye, ngo yagiye kumureba hitagwa ngamureba umugongo. Subhanallah. kubw'ibyo rero muri Qur'an biratugaragariza ko tuzareba Allah, mu hadithi bikatugaragariza ko ku munsi w'ijuma azaba ari umunsi wo kujya kureba Allah subhanahu wa ta'ala. ni nacyo gihembo kizaba gihambaye mu ijuru kurusha ibindi byose. فإن الله تعالى يتجلى لأوليائه المؤمنين في الجنة في كل يوم الجمعة ويزورونه فيكون أقربهم منه أقربهم إلى الإمام. hanyuma bazaba bari hafi ya Allah kurusha abandi ni babandi bazindutse ku munsi w'ijuma bari hafi ya imam. وأسبقهم إلى الزيارة أو إلى زيارة الله أسبقهم إلى الجمعة. na babandi bazaba bari ku murongo wa mbere babanjirije, ni babandi bazaba barazindutse bakajya ku murongo wa mbere ku munsi w'ijuma. وإن هذا التبكير يحتاج إلى راحة البدن ليلة الجمعة. ariko kukuzinduka bavanywe Islam birasaba iki? birasaba kuruhuka nijoro ku joro ry'ijuma, kubera ko kuzinduka hari abantu bagera hano bazindutse ariko bagasinzira, ntibumve na khutuba akicura bakimya iswara. abo ntabwo babona ibyiza. ni byiza yuko waryama kare mu rwego rwo gukora iki? rwo kugira ngo uze kuba uri maso ufite imbaraga. faqarin bainahuma, gerageza ubigereranye. تجد الفرق والبيون الشاسع. ubigereranyije urabona itandukaniro wavanywe Islam. فلا تضاحي بالتبكير مقابل السهر. ntuzagurane kurara ukanuye cyangwa se kurara amajoro kugira ngo uze gutinda ku juma, ahubwo uzakore walakin dahi bisahar muqabil at-tabkir, ahubwo ujye uryama kare ubigurane kuzinduka mu juma kare. faqarin bainahuma, bigereranye urebe. tajidu al-farq walbun shasi', urabona itandukaniro bavanywe Islam. wa as'al Allah, ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq, yuko yadushoboza kujya tuzinduka ku munsi w'ijuma. wal i'ana, yuko yanadushoboza akaduha tawfiq yo kubikora. fad-du'a ahadul asbab, kubera ko ubusabe ni kimwe mu mpamvu yo kugera ku byo dushaka. linayl hadha thawab, kugera ku byo dushaka kugeraho bavanywe wa Islam. nyuma yo kumva izi nyigisho zo kuzinduka ku munsi w'ijuma, tukaba tugize n'amahirwe yuko tuzumvishe umunsi w'ijuma winjiye gahunda rijo. ese bavanywe Islam, muri aka kanya ufashe uwuhe mwanzuro? ese muri aka kanya wumvishe ibyiza biri gukora bya bindi bine twarebye? kuzinduka ukoga, ukihumuza neza, ugasa neza, ugatera urutambwe ujya ku musigiti, ukazinduka ukegera imam, yuko buri rutambwe Allah rukubarira nkaho umaze umwaka usiba unasari qiyamul layl. reba intambwe kuva mu biryogo wenda ku marangi kugera hano, harimo intambwe zingahe bavanywe mu Islam? tugereranyije harimo nk'intambwe zingahe? igihumbi zirimo, 500 igihumbi zirimo, hagati ya 500 n'igihumbi. ngareba umuntu noneho uzava kuri 40 cyangwa se kuri LP, cyangwa se ukava mu biryo ukajya gusarira kwa Kadafi, harimo intambwe ibihumbi. birashoboka yuko ku munsi w'ijuma watamba ingamiya ukabona ibyiza by'uwasibye n'uwasaye qiyamul layl bingana n'imyaka 1000 cyangwa se 5,000, kubera ko wazindutse ugakora ibyo bikorwa byose ukegerana imam. tukaba dusoreje aha rero dutanga umwanya w'ibibazo n'inyunganizi.
tuzakomeza ubutaha inshallah ku somo rya tuzareba ibibazo n'ibisubizo twarebye hagati y'ibyicaro 10 kubera ko buri byicaro 10 dushyiraho uduhembo two kugira ngo tugere courage ndetse tukashyiraho n'ibibazo byo kugira ngo turebe ko abakurikiye byibuze babashije gukurikira. Wabillahi tawfik. Umwanya n'uwanyu inshallah, ubwo ufite ikibazo yabaza umwanya n'uwe biidhnillah ta'ala.